Nitwa Muvunyi Hermas Cliff, nkaba niruka metero 800 mu bamugaye, nkaba karasi yanjye akaba ari T46, nkaba nararangije kwiga amashuri yisumbuye, amashuri yisumbuye nkaba narize ubuhinzi n'ubworozi. Imyaka nkaba afite imyaka 25. Turimo kwitegura imikino izabera muri Mozambique Maputo, tukaba imyitozo ikabiri ku rwego rwo hejuru ku buryo twizeye ko tuzabona imidari. Hakaba hari abakinnyi dufatanyije kwitegura, harimo JMV, akazamo Posi, akazamo na Akajuga. Abo ni abakinnyi bakomeye ku buryo numva aho imyitozo igeze ahangaha kompetisiyo y'umunsi batubwira yose imyitozo kompetisiyo twayikora nta kibazo cyo ko dufite imyitozo iri hejuru. Ku buryo noneho mu buzima bwacu bwo kubaho usanga tubayeho neza, nta kibazo dufite, ari cy'abaganga ari cyo kurya bimeze neza, nta kibazo gihari. Icyo ushaka ni uguhagararira u Rwanda, nkereka amahanga ko igihugu cy'u Rwanda gishoboye, kandi ngerageza kuzerekana ko hari icyo abanyarwanda dushoboye, kwerekana performance z'ibihe bishobora kuzatwemerera kujya Londres mu Bwongereza, kandi twizera nuko tuzabona imidari hariya muri Mozambique. Umukinnyi nemera kugeza ubu ngubu ni umukinnyi w'umunyakenya bita David Rudisha, wiruka metero 800, akaba ari we unafite record du monde, ko nanjye numva nagira ikirenge muke kugira ngo nanjye nzagire kuri level ariho. Nk'umunyarwanda nanjye ndashaka gushyiraho inzozi zanjye, ndashaka nanjye gushyiraho record ku buryo gira ngo izajye kuvaho nanjye nkumva ko nzajyanye nyongera uko bayikuyeho nanjye nkongera nkayisubiza hindi. Izo nizo nzozi zanjye numva nanjye ntekereza muri ngewe.